reka twongere tubasuhuze mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi aho muherereye hose. Reka twizere ko mumeze neza cyane, tuboneyeho no kubifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana n'ibyiza by'Imana, ariko cyane cyane uburinzi bwayo muri ibi bihe mbona bikomeje kugenda bigaragaramo ubugome, ubunyamaswa burengeje ukwemera. Tugarutse muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda asohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera hirya no hino. Muri aka kanya rero iyi nkuru tubafitiye rwose wavuga ko ari inkuru iteye agahinda. Ni inkuru yababaje abantu cyane birengeje ukwemera. Ni inkuru y'umudamu waje kuba yakwicwa n'umugabo, amwica amunize, ariko noneho abantu bakavuga bati uyu mudamu rwose wagira ngo ni urwari rwamusuye, kuko yagiye yahukana kenshi cyane asiga uyu mugabo, kuko bagiye bagirana amakimbirane kenshi, umudamu akagira akahukana, umugabo akajya gucyura abo mu muryango we, bagiraho bati ese ubundi waretse gusubira kuri uriya mugabo, ariko bageraho bati oya, nanone ntago byaba ari byo, kuva yaje gucyura subirayo nta kibazo. Ariko noneho nyuma y'iminsi mikeya nabwo yarahukanye, umugabo ajya gucyura, agiye gucyura umugore arataha. Atashye rero mu gihe gitoya cyane umugabo yahise amwivugana, ngo arangije kumwivugana ahita yijyana kuri polisi, my friend. Gusa nubwo yagiye kuri polisi, yijyanye kuri polisi, ntago yigeze atangaza icyatumye amwica. Kugera ubu ngubu ndabona mu nkuru dufite nta makuru arimo avuga icyatumye yica uyu mugore we. Ni inkuru rero mbona irimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga cyane. Murabizi ko tugenda turi amakuru abasohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tukanareba ibiba byagiye bibera hirya no hino twahigereye. Inkuru rero ndabona ari inkuru irimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari inkuru y'amabi yabereye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mu Burundi naho hakunze kuvugwayo inkuru z'ubugizi bwa nabi. Isi yaranduye kubona ahantu ushobora kuvuga ngo nta ahantu habayeho rwose nta bugome, nta bugizi bwa nabi, biragoye cyane. Ni inkuru rero ivuga ko aya mabi yose yabereye ahazwi nko mu Burundi, Bujumbura. Bujumbura rwose ahazwi nka Kinama niho byaje kuba byabera, aho abantu bakomeje kugenda bagaragaza agahinda batewe n'urupfu rw'uyu mumama wari ufitanye n'umugabo we abana bagera kuri 3. Ntago iyo mafoto twayakwirakwije muri video cyane, ariko kuri kava cyangwa se thumbnail ku ifoto ukubitana nayo ukijya kuri YouTube, mwayibonye aho mudamu yari aryamye ku buriri, my friend. Ikiriho cyo nuko ngo mbere yari yabanje kumukuramo ijisho, kumukubita mukuramo ijisho, my friend. Uriya njyewe nkunze sinzi niba n'abandi ariko bateye, ariko iyo wongeye unyeretse yuko n'ubundi mu mutima wawe ushobora kuba ufitiye urwango, nkashaka ahantu rwarakomotse ku ruhande rwanjye nkahabura, ntago nongera gushora ubuzima bwanjye uko mbonye tu. So tushobora kubana nk'abantu bari muri sosiyete, ariko mba ngomba kumenya yuko n'ubundi aho mpagaze ngomba kugira ubwirinzi burengeje ukwemera, nubwo uwagushatse atakubura, ariko nyine nawe ukaba wagize uruhare basi rwo kuvuga ngo ubuzima bwanjye reka mbucunge. Nubwo nyine bigeraho ugasanga ubugambanyi bwagukorewe ni bwa bugambanyi utacika, ariko basi wagerageje kugira ute kurinda ubuzima bwawe. Buriya uwakugaragarije urwango wareba ugasanga nta n'uruhare wabigizemo, urwo rwango noneho ibaze ubaye wabigizemo uruhare, uhita ubihuza ukumva uburemere bwabyo. So ikindi rero ubuyobozi budushishikariza ko igihe cyose abantu babanye bafite amakimbirane yo ku rwego rwo hejuru, nta n'impamvu yo gukomeza kubana, bagomba kwiyambaza ubuyobozi, babona ibibazo byabo bidakemuka bagahitamo gutana kugira ngo bazicane.
kuko nk'iyi nkuru iravuga ko uyu mugore yagiye yahukana kenshi ahondagurwa n'uyu mugabo, byarangira akongera agasubirayo, ejo bikagenda gutya akongera agasubirayo, ariko nyine urumva aho byarangije bimuganishije ni ku rupfu. Ubwo rero birumvikana ko nyamuneka niba ubona umuntu kumvikana byaranze rwose, waragerageje buryo ki mwakumvikana ukabona ibintu birimo kugenda bitagenda neza, kiza amagara yawe, reba ubundi buryo wakemuramo ikibazo gituma mutumvikana n'ibyanga, ukiza amagara yawe cyangwa se ukizaye. Ushobora gukiza yawe cyangwa ugakizaye, kuko buriya mu bantu babiri umwe aba ashobora kuba yakwica undi igihe muhora muhanganye, kuko nawe ubwawe ushobora kuba wamwica utabiteguye bitewe n'uko waba urimo kwitabara ugasanga birabaye, ariko icyo gihe ntago basi uba wabigambiriye. Ariko nyine ikiza ni ugukiza amagara yawe cyangwa ugakiza ye, ukareka umuntu akabaho hariya nawe ukabaho ukwawe. Gusa ikindi navuga, sinzi inyungu abantu bagenda bakura mu kumva ko ikibazo kigomba gukemurwa no kwica umuntu. Njye nashatsemo igisubizo kirimo ndakibura, kuko iyo urebye neza usanga umuntu wese wagerageje gukemura ikibazo afitanye na mugenzi we wamwishe, nyuma yaho nawe abaho mu buryo umuntu yavuga ko utakwishimira kubaho. Sinzi kabone n'ubwo waba ufite amaboko akugira umwere, ariko byonyine no kubaho uri aho ngaho umutima wawe ugushinja yuko wakoze amabi, byonyine nacyo ni ikindi kibazo. Kandi nyamara ubaye utarabikoze ndakeka ukamureka ukamenya yuko nyine mutakiri kumwe nk'abantu bari babanye mu buryo runaka, ndakeka ntacyo byagutwara, kuko buri umwe wese aba n'ubundi aba yarariho kubw'amaboko ye, n'ubundi wakomeza ukabaho kubw'amaboko yawe. Kereka wenda ingaruka zo kuvuga ngo naryaga ari we mbikesheje, naryamaga ari we mbikesheje, nanywaga ari we mbikesheje, nambaraga ari we mbikesheje, mwaba mutakibanye ukumva yuko utazongera kubibona ukabibura, ugatangira guhangayika. Ariko niba ibyo byose byarabagaho kubw'amaboko yawe, nawe akabaho kubw'amaboko ye, ndatekereza ubayeho hariya nawe akabaho hariya, nta gihombo kirimo, nta no kwicuza. Ahubwo kwicuza ni ukuba warakoze ayo mabi yo kuvuga ngo ugiye kumwica kugira ngo ibibazo mufitanye bikemuke, dore ko burya ngo amaraso akurikirana, nubwo tubikora tutabizi, ariko biriya bintu uba warakoze uko byagenda kose biragukurikirana. Ntago ubura ingaruka ugenda uhura nazo, ukabone n'ubwo utafatwa wakwishasha bigakunda. Reko uyu mumama rero tumwifurize iruhuko ridashira, umuryango we tuwihanganishe, uwo mugabo nakanirwe urumukwiye. Mugabo we mwamubonye ukuntu bageraga bakayicarana neza, ukabona bameze neza, bicaye ku misego, ariko nyine birangira amukoreye amabi. Buriya ngo inyamaswa mbi ni umuntu, niyo mpamvu buriya umuntu yageze ku rwego rwo kuba yakugaragariza umujinya w'urwango, buriya ku bintu utazigera wiga kabiri, ntuzigere wiga kabiri ku bintu byo kuba wagaragarijwe urwango, ukabona ni n'ibintu bisa nkaho bimaze akanya, atari n'ibintu wenda byo kwa kundi ngo umuntu agize umujinya urarangiye ku munsi ibiri, ariko ibintu bifata igihe runaka ukabona bishatse kugenda bisa nk'ibigaruka. My friend, uzagire ukwitonda gukomeye cyane. Ngayo nguko rero, ni inkuru ibabaje, gusa muri iyi minsi sinzi ikintu cyateye mu bantu nizo nkuru zibereye hanze aha ngaha, inkuru z'ubwicanyi, inkuru zo gutegana, inkuru z'ubugome, inkuru z'ubugambanyi, inkuru z'iki nizo ziri hanze aha ngaha. Sinzi ngo iyi si bizagenda bite kugira ngo abantu bayibeho bumva yuko gukora amabi nta gisubizo kirimo. Ngenda bakunda cyane rero, turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka aha kuri Hot News TV Rwanda.